Inshuti muvandimwe wo ukurikiye Salem TV, ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo, nkwifuriza amahoro y'Imana kandi mbone kugushimira umusanzu wawe ku biganiro byacu. Imana iguhe umugisha, ni inkunga ikomeye kubana natwe. Mfasha aka kanya nanone kandi nk'ubisanzwe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana niho tubonera ubuzima, yaba ari ubwa none ndetse n'ubuzaza. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganireho gato, ariko amagambo ataza kuza gutinda. Ni ikibazo gusa nibajije kandi ngira ngo nawe ngufashe kugitekerezaho. Ni ikibazo cyo kwibaza ngo ese Bibiliya ni igitabo cya kera kitakigendanye n'igihe? Kuko tumaze iminsi tubona amadini, ntari buze kuvuga amazina, ndetse n'abahakanyi bavuga ko Bibiliya ari igitabo gishaje gikwiriye kuvugururwa, muri make kigashyirwamo imvugo nshyashya z'iki gihe, kuko harimo imvugo zitakigendanye n'igihe, harimo amaterima ashaje, mbese kikavugururwa. Ariko mu by'ukuri tukibaza ngo ese biri gukorwa kubera ko Bibiliya ari igitabo gishaje kitakigendanye n'igihe, kivuga ibintu bisa naho bitariho, bidafatika, ari ibintu nyine by'imitekerereze iciriritse bya kera, ibintu bidakwiriye kutugenga cyangwa se kutuyobora, umuntu adashobora kwizera, umuntu adashobora ndibaza ko wumva icyo nshaka kuvuga. Ariko ijambo nge mvuga cyangwa se uko nge mbibona ntabwo ari byo. Ahubwo ababikora ni abafite ubwoba ko Bibiliya ahubwo ivuga ukuri kwinshi gukabije, badashaka ko gusohoka. Kuko iyo tuvuga ibi, turabizi neza yuko hari abantu bamaze guhitamo inzira yo gukorera Satani kandi bamuha ubugingo bwabo kugira ngo ababere umwami n'umukiza. Nk'uko tutwizeye Yesu tukamuha ubugingo bwacu, hari abana ba Satani, abo Yesu yise urubyaro rw'inzoka. Abo ngabo ntibanezezwa na gato no kubona ijambo ry'Imana ryigishwa abantu baryizera. Iki gitabo cyitwa Bibiliya cyagize intambara nyinshi mu myaka yashize, gifite amateka yacyo, cyararwanyijwe rwose. Ariko Imana igenda igitabara, cyambuka ibinyejana, natwe uyu munsi kitugeraho, tugifite uko kimeze uko. Abantu benshi barakijora, bakagishinja ibintu runaka, bakagihimbira, ariko icyo baba bagamije gusa ni ukugira ngo bapfukirane ukuri kwihishemo. Bibiliya ni igitabo kivuga hashize, kivuga aho turi, kivuga n'ahazaza. Ikindi ni igitabo cyambuka ibigaragara kikavuga ibitagaragara. Ntabwo ari igitabo rero cyoroheje, ntabwo ari igitabo, kuko iki ngiki si igitabo kimwe, ahubwo ni umuterano w'ibitabo cyangwa se biblioteke. Ni ibitabo byinshi byashyizwe hamwe, kandi ibi bitabo ntabwo byanditswe n'umuntu umwe. Uyu munsi turagerageza gusa kureba icyo Bibiliya ivuga kuri siyanse, kandi yayivuzeho yo ibintu byinshi byagiye bivumburwa, abantu bagiye babivumbura ariko bimaze imyaka myinshi cyane byanditse muri iki gitabo. Ubwo umuntu yakwibaza ngo ese ni gute abantu bavumbuye batazi uwavumbitse? Bitekerezeho. Wavumbura ikintu utavumbitse? Cyangwa se ni gute uvumbura ikintu utazi uwakivumbitse? Kuko uwakivumbitse niwe wakabaye akikwereka cyangwa se kiguhishurira. Anyways, ntabwo ushaka gutinda aho ngaho. Ndashaka gusa kuvuga ko hari ibyo Bibiliya yavuze kera, abana b'abantu baza kubigaragaza. Uyu munsi twabise ibitangaza ko ari abantu baba hatari ngo bavumbuye. Uretse ko genda byemera, icyo akora bashobora kuba baratanze abandi kubibona, ibyo byo nabyemera. Reka dusome Yobu igice cya 26 umurongo waho wa 7. Haranditse ngo ikasikazi yahashanjije hejuru y'ubusa, n'isi yayitendetse ku busa, ipfunyika amazi mu bicu byayo bya rukokoma, kandi ibicu ntibitoborwe nayo. Biratangaje. Mu yandi magambo, Bibiliya yagaragaje ko isi itendetse ku busa imyaka 600 mbere y'uko igitabo cy'itangiriro cyandikwa. Kuko iki gitabo cya Yobu ni icya kera cyane, nicyo gikuze kurusha ibindi, nacyo cyanditswe mbere.
cyanditswe imyaka 600 mbere y'uko igitabo cy'itangiriro cyandikwa. Wibaze ngo ninde wari uhari, ninde mu scientifique wari uhari icyo gihe? Ese hari amasatelite icyo gihe ashobora kureba akabona ko isi ari umubumbe kandi utendetse ku busa? Nta muntu n'umwe wari uhari. Bibiliya iyo yari ibizi, kubera ko Bibiliya atari umuntu wayanditse, ahubwo Bibiliya yanditswe n'Imana ikoresheje abantu bayo. Imana ishimwe. Izi neza ibintu byose bitaraba. Mu yandi magambo, izi nicyo gitabo cy'ubucurabwenge bwose. Nicyo gitabo kirimo siyanse yose ibaho n'izabaho. Ahubwo wenda nuko twebwe tuyisomamo ibyo dushyikira, ibyo urwego rw'umucyo umaze kutumurikira mu bwenge, uko ungana niko duhishurirwa ibingana nawo. Kubera ko Bibiliya iyo uyisoma ubuhishurirwa ibingana nuko kwizera kwawe kungana. Kuko buriya Bibiliya irimo amazina y'abantu, Bibiliya irimo indege, Bibiliya irimo iyi tekinoloji tubona none birimo. Ariko biragoye ko umuntu wese ashobora kubibona. Ariko iyo usoma ukanasenga, hari igihe Imana ikugirira ubuntu ikaguhishurira, umwuka wanditse Bibiliya akaguhishurira inyuguti y'umwuka yayindi Paul yavuze itari y'umubiri, kuko y'umubiri iricisha. Iyo umubiri usoma nyine uba wumva ari inyuguti, ni inyuguti urasoma nyine ukumva ni inkuru. Ariko iyo umwuka yo ivuga ibirenze inkuru. Ndaguha urugero. Umugabo witwa Filipo yahuye n'inkone y'umunya Ethiopia. Arayibaza ngo ariko ibyo uri gusoma ibyo urabyumva? Inkone ati nabyumva nabimenya nte. Yari ariho asoma Yesaya 53. Filipo araza aramubwira ati iyi ntama ubona batwaraga kubaga ngo ntiyigeze inabumbura umunwa, ni Kristo n'uriya mugabo waheruka kwicira Yerusalemu. Arabimusobanura, arabimwereka, inkone iratangara. Irangije imenya, iramubaza ngo none se kwizera uwo mugabo bisaba iki? Ati niba umwizeye nta kindi ni ukubatizwa. Inkone iramubwira ngo none se kwa amazi ari ngariya niki gituma utambatiza? Uwo mugabo Filipo aramubatiza. Abantu bajya bavuga ngo ubutumwa ngo bwageze muri Afurika ngo buzanywe n'abanyaburayi. Rwose ntimukabeshya abantu. Ntimukabeshya abantu, kuko iyi nkone ntabwo yahise itaha muri Aziya, nta nubwo yahise ijya mu Burayi. Iyi nkone yahise itaha muri Afurika. None se yizeye Yesu, iraza iramuceceka. Simoni w'umunyakurene watwaje Yesu umusaraba, amaze gukora biriya byose ntabwo yigeze yimuka, yari atuye muri Afurika, mu gice cy'amajyaruguru ya Afurika, muri Libya, Bengazi. Yajyanye ubutumwa. Umugore we n'abana be barakizwa. Umugore we arakizwa, abana be baza kwizera Yesu barakizwa. Nibo Alexandre na Rufo. Paul yaramukije yandikira Abaroma, ndibaza ari mu gice cya 16 niba ntibeshye. Uyu mugore cyangwa se uyu mudamu wa Simoni niwe wareze Paulo, kuko yaranditse aravuga ngo munsuhuriza Alexandre na Rufo ngo kuko mama wabo ni nka mama. Ntabwo yapfuye kubivuga gutyo, bari bafite aho bahuriye. None se niba Simoni w'umunyakurene yaraje akabwiriza ubutumwa bene wabo, ubwo byagarukiye aho gusa? Narishatse kuvuga ngo ubutumwa bwageze muri Afurika mbere y'uko bunagera i Burayi, kandi ibyo ngibyo nta makazi kwire kubibamo. Reka nkomeze. Hanyuma kubigendanye no ibi bintu bya lockdown byatubayeho muri Covid, quarantine, gushyira abantu mu kato. Abarewe igice cya 13, umuntu warwaraga indwara kera mu gihe cy'Abisirayeli bashoboraga kumushyira inyuma y'umudugudu cyangwa se inyuma y'amahema, akagenda akabariyo akabahumanye. Iyo abantu babaga barwaye ibibembe babashyiraga mu kato. Ibyo ntabwo ari bishya isi yavumbuye, ahubwo ni ibintu byari bihari na mbere. Ibyo ngibyo ntabwo turi bubitindeho.
nanone ikigendanye na cycle d'eau cyangwa se water cycle, Bibiliya yabigaragaje mbere yuko siyanse ibivumbura. Reka turebe igitabo cya Yobu. Nanone iki gitabo gihishemo siyanse iteye ubwoba. Iki gitabo kirimo amabanga akomeye. Ntabwo ari ni igitabo cyanditswe mu buryo bw'imigani, ndabivuga gute, mu buryo bw'ibisigo, ariko ni igitabo kiri kode, ni igitabo kirimo amakode. Ntabwo ari ibyo dusoma ubona ko harimo ubundi busobanuro burenze ibyo dusoma. Niyo mpamvu umuntu ugisoma akwiriye kwitonda, kuko ibyo wasomamo ushobora gusanga ari bivuga ibindi bitandukanye n'ibyo wewe watekereza. Igice cya 20, igice cya 36 umurongo wa 27 haranditse ngo kuko izamura amazi akaba igicu kigahinduka imvura itonyanga, maze ibicu bikayigusha ikagwa mu gihugu ari nyinshi. Mbese hari uwabasha kumenya uko ibicu bikwira hose, akamenya nuko imihindaganyo iva mu ihema ryayo, inkuba n'imirabyo? Dore yigotesha umucyo kandi itwikira no mu kuzimu kw'inyanja, kuko ibyo ari byo ikirisha urubanza rw'amahanga. Nishaka ngarukiranga, ariko nari nagendereye uyu murongo wa 27 n'uwa 28, kuko izamura amazi akaba igicu kigahinduka imvura itonyanga, maze ibicu bikayigusha ikagwa mu gihugu ari nyinshi. Ngo mbese hari uwabasha kumenya uko ibicu bikwira hose? Ibi ni ibintu Bibiliya yavuze, kandi mwibuke hariya ku gice cya 26 umurongo ndibaza umurongo w'8 haranditse ngo ipfunyika amazi mu bicu byayo bya rukokoma, kandi ibicu ntibitoborwe nayo. Urumva ko nta kintu gishya siyanse yazanye. Ibyo abantu babeshya, ndabyita kubeshya, ngo bavumbuye, nta kuvumbura rwose. Akoze ni gute umuntu avumbura atazi n'uwavumbitse? Ntacyo bavumbuye, aba batekinisiye nta kintu bavumbuye, ahubwo wenda badutanze kubibona, cyangwa se wenda ni nk'abantu bavuga ngo bavumbuye ngo imigabane bayivumbuye bate? ngo Christophe Columbus ngo yavumbuye, ngo ntabyo bavumbuye. Ni gute uvumbura ahantu hari hasanzwe hatuye abantu? Hari umwanditsi w'umunyarwanda, ndibaza ko ari Alexis Kagame niba ntibeshye, yagiye mu Faransa ari mu ndege, abona nyine ari hejuru y'Ubufaransa, aravangwa nawe aravuga ngo nyine ngo aravumbuye. Batireka reka uvumbuye ikize, kandi n'ubundi hari ahantu hazwi, hari abantu muri make hazwi. Nawe arababaza ati none se mwe muvuga mute ko mwavumbuye Afurika kandi hari abantu, ari ahantu hari hazwi? Mwe mushingira kuki ko muvuga ngo mwavumbuye iki? Ni nk'ibi ngibi bavuga ngo habaye ngo intambara y'isi, uzabaza isogokuru niba yarayirwanye. Intambara y'isi itarageze i Burundi, intambara y'isi itarageze mu Rwanda, intambara niba zaranahageze ko zitageze hose. Nibaza ko ari intambara z'abantu bamwe, icyakora abanyembaraga nibo bandika amateka, niyo mpamvu nyine tubibarirwamo. Wagira ute? Nguko ngayo, cyangwa se ngayo nguko, bitewe nuko ushaka kubyumva. Icyo naringamije ni iki ngiki. Naringamije gusa kuvuga ngo Bibiliya ntabwo ari igitabo gishaje nk'uko abantu babitekereza. Ibi ngibi aba babivumbuye hafi mu 1600. Mukuri Bibiliya yaranditswe mu myaka 2000 bishize, mbere y'imyaka 2000 bishize, mbere y'ivuka rya Yesu, niba ntibeshye, kuko ba Yesaya banditse imyaka hafi 750 mbere y'ivuka rya Yesu. Daniyeli yerekwa ari Babuloni, yeretswe imyaka myinshi cyane, yerekwa ibizaba, yerekwa ibizakurikira n'ibyo turimo uyu munsi.
kandi Daniyeli yagiye yerekwa ibintu, agenda asobanura akantu ku kandi n'uko ibintu bizaba bimeze. Yerekwa kugotwa kwa Yerusalemu uko bizagenda, ibyabaye muri 70 igihe Yesu yarabihanuye. Mu gice cya 24 Matayo harano yagize aravuga ngo nimubona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, Bibiliya ikavuga ngo bisoma byitondere, ngo Yesu yaravuze ngo ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe na Daniyeli. Mu yandi magambo, ibintu Bibiliya ivuga ibiriho bya none, ikavuga n'ibizaba. Abantu bapinga ubuhanuzi bwa Bibiliya muratigiye. Bibiliya ivuga ibintu nk'uko biri kandi bikaba nk'uko yabivuze.